Mu myaka ya vuba abantu benshi ku isi batangiye kubona imvi n'uruhara ku mitwe y'abakiri bato, bamwe bafite imyaka iri hagati ya 20 na 35 gusa. Nyamara mu myaka ya kera ibi byabonekaga cyane ku bantu barengeje imyaka 50. Ese niki cyahindutse? Iki ni ikibazo kiri gutera impaka ku baganga, abashakashatsi ndetse n'abaturage muri rusange. Mu buryo bwa siyanse, imvi ni igihe umusatsi uba utakaje ibara ryawo rya melanine, mu gihe uruhara ari ugutakaza umusatsi ku buryo bigira ingaruka ku kuba umuntu afite umusatsi mwiza. Nonaha tugiye gusesengura impamvu z'ibi, imibare ifatika, iby'ubushakashatsi bugaragaza ndetse kandi n'inzira zishobora gutuma ibi byose byagabanywa cyangwa se abantu bagatinza imvi n'uruhara. Nge nkuhaye ikaze, nitwa Manzi. Imvi n'umusatsi w'umweru utakibasha kugira ibara ry'umukara kubera ko uturemangingo twitwa melanocyte twangiritse cyangwa se twapfuye. Melanocyte ni uturemangingo dukora melanine, iyo tudakora neza umusatsi ugaragara nk'imvi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Nature Genetics bwerekanye ko stress ikabije ishobora guhagarika melanocyte, bikaba byatuma imvi ziza vuba. Abashakashatsi bemeza ko ku bantu bamwe imvi zishobora kuza mu myaka iri hagati ya 20 na 30, cyane cyane ku bantu bafite heredity cyangwa se uburage buhagije. Ubushakashatsi bwo mu Bwongereza bwerekanye ko 32% by'abantu bafite imyaka iri hagati ya 25 na 35 batangiye kumera imvi. Muri Aziya, ubushakashatsi bwa Journal of Dermatology bwerekanye ko 40% by'abantu bafite munsi y'imyaka 40 bafite imvi. Mu Bushinwa ho ibipimo byagaragaje ko 45% by'abantu bafite imvi ari hagati ya 30 na 35 baba bafite imvi zigaragara. Heredity cyangwa se uburage niyo mpamvu ya mbere, ariko stress cyangwa se imihangayiko, imirire mibi, imyuka ihumanya ikirere, itabi n'inzoga byose bishobora kugira uruhare runini cyane. Naho uruhara ni igihe umusatsi ugenda ugabanuka ku mutwe, imizi ikagabanuka kugeza umusatsi utagikura. Mbese ku mutwe w'umuntu usanga umusatsi utakirangwaho. Hari impamvu nyinshi zitera uruhara, ariko abahanga bagaragaza ko impamvu ya mbere yari heredity cyangwa se uburage. Impamvu yindi ni ya hormone cyangwa se imisemburo yitwa dihydrotestosterone DHT. Aha DHT igabanya imizi y'umusatsi ku buryo umusatsi ugeraho kubaho utakimera. Ubushakashatsi bwa American Hair Loss Association bwerekanye ko 85% by'abagabo bagira uruhara runaka mbere y'imyaka 50. Uruhara rushobora kugaragara mbere y'imyaka 30 ku bantu bafite imibereho yihuse. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2022 bwerekanye ko 25% by'abagabo batangiye kubura umusatsi mbere y'imyaka 30. Ku bagore ho hagati ya 5 n'10% bahura n'uruhara rukabije mbere y'imyaka 40. Nubwo abenshi tudakunda kubibonaho, ariko abahanga bagaragaza ko nibura umwe mu bagore batatu bashobora kugira uruhara bitewe n'uburage cyangwa se heredity n'imibereho mishya. Byose bishobora gutuma umusatsi ushira kare. Impamvu z'ingenzi zituma biza kare zirimo imihangayiko cyangwa se stress, umunaniro ukabije, imirire mibi, yangirika ry'ikirere, imiti ikoreshwa mu biryo, itabi n'inzoga, imiti yo mu mutwe ikaze, imisemburo yahindutse n'uburage bihujwe n'imiroho y'iki gihe itakiri nk'iya kera. Stress iterwa no guhangayika, amasaha make yo gusinzira, akazi kenshi ndetse n'imiroho yihuse. Ibi byose bishobora kugira uruhare mu gutuma abadamu cyangwa se n'abagabo bashobora kuba bagira uruhara mu gihe cya vuba. Iyi stress ihungabanya hormone cyangwa se imisemburo igenga umusatsi, bikaba intandaro yo kubona imvi kare no gutakaza umusatsi. Kubura intungamubiri za ngombwa nka vitamini B12, iron, zinc, copper, proteine bigira uruhare rukomeye ku misatsi n'ibara ryayo. Ibinyabutabire bihumanya umwuka ndetse n'imiti yongerwa mu biryo bikorerwa mu nganda, processed food, bigira ingaruka ku mikorere y'imizi y'umusatsi. Itabi rikabanya amaraso agera ku mutwe, inzoga zikagabanya intungamubiri, byose bigatuma imisatsi icika cyangwa se imvi ziza kare. Relaxer, dyes, shampoo zikaze, gukaraga umusatsi cyane, byose byangiza imizi y'umusatsi. Niba mu muryango wawe imvi cyangwa se uruhara byazaga bitinze, imibereho yihuse n'imirire mibi ishobora gutuma byihutishwa.
ubushakashatsi bw'ibigo bikomeye ku isi byagaragaje ko stress ikabije ishobora gutuma imvi ziza kare, yangirika ry'ikirere n'imiti byose byongera ibyago byo kugira imvi n'uruhara kare. Icyakora nubwo bimeze bityo, hari icyizere ku batakaje umusatsi bitewe n'uruhara, kuko abahanga bavuga ko umuti witwa finasteride ugabanya uruhara ku kigero cya 80% ku bagabo bayikoresheje nibura amezi 12. Kunywa amazi ahagije, kurya imboga rwatsi no kuruhuka bihagije byose bifasha kugabanya ubukana bw'imvi. Uburyo bwo kugabanya cyangwa se gutinza imvi n'uruhara harimo kugabanya stress, gukora siporo no kuruhuka bihagije, kurya amafunguro meza harimo amagi, inyama, amafi, imboga rwatsi, avoka n'imbuto, kunywa amazi ahagije, kwirinda gukoresha imiti ikaze mu mutwe nka relaxer, dyes, massage y'umutwe iminota 10 buri munsi, kwirinda itabi n'inzoga, kugenzura indwara zishobora kubitera nka thyroid na anemia, ndetse no gukoresha hair transplant igihe ikibazo gikomeye byose byagufasha. Undi muti kandi ushoboka abahanga bakomeza kugenda bagaragaza ni umuti witwa minoxidil. Uyu muti ushobora kuwusiga mu mutwe wawe buri munsi ukagaragaza ibisubizo nyuma y'amezi ari hagati ya 3 ndetse na 6. Muri iki gihe abashakashatsi bari kwiga ku miti mishya yo gukoresha uburyo bwa stem cells mu kugarura umusatsi, uburyo bushya bwa regenerative melanocyte ku misatsi, ndetse n'ubushakashatsi kuri anti-DHT compounds zikoreshwa mu rubyiruko. Imvi n'uruhara biza kare muri iyi minsi kubera imibereho mishya, stress, imirire mibi, yangirika ry'ikirere, hormone cyangwa se imisemburo yahindutse. Ibi byose byiyongeraho kandi heredité cyangwa se uburage buhujwe n'imibereho. Ariko hari byinshi umuntu yakora birimo kugabanya stress, kurya neza, kunywa amazi, kwirinda itabi n'inzoga, massage y'umutwe, gukoresha imiti yitwa minoxidil no gukoresha hair transplant igihe bikomeye. Ibi byose bishobora kuba byagufasha. Ukubaho uyu munsi no ku musatsi wawe uzamera mu myaka 5 cyangwa se 10 iri imbere. Ndagushimiye.